serutse nsigize yaduhanze basaba mwese dufatanye nimuze twese tubihamye ibidasenga urasenga Mana yuzuye imbabazi udakwiye mwiduhoza niyo kandi tugusabye nta urinda gusarara ngizo zawe tuvuga Mana iganje gabo dukinga reka ndirimbe kuri ikirenga byo mu kirami ijye ku ruhimbi mbwire bose iby'impuhwe zawe ko ari igisagirane mu bawe niba ucitswe gukora icyaha bicuranguka ngo imbata ntuzi ko kuva mu byaha aribwo bwenge buruta ubundi cuka rwose cyuva mu byaha ari abahanzi n'ababyinnyi abaririmbyi n'abasizi nimuze twese tubihamye duhanga amaso yaturemye bikorwe mu mpuhwe z'Imana subira isoko udaseba usenga ugasamara ukabura byose akumwe disi usiga umusanga nyamara asangane n'umusonga ejo akazisama yasandaye nsabye gusubika so gusoza umunsi nuza tuzasubira nitunasumbirizwa dusenge dusange kandi n'abadasenga bikorwe mu mpuhwe z'Imana Imana ikaba rurema ikaba rugira ikaba umuremyi w'isi n'ijuru ntekereza rero ko Imana iyo tuvuze Imana dusenga Imana twiyambaza Imana turamya n'abakera niyo basengaga ahubwo buriya byaje guteza kutabyumvaho kimwe neza n'abari b'Abanyarwanda ntekereza ko ari umwami Musinga niwe wigeze kubaza umuzungu aramubaza ariko yarabajije umupadiri arambwira ati ariko iryo juru muze mutubwira data ko atabatijwe azarijyamo umuzungu aravuga ati narijyamo naramuka nimvuga ko azarijyamo ndaba nivuguruje ati ntarya azajyamo mama wambyaye iryo ntazarijyamo ko ureba yanatabarutse ati ntarya azajyamo na sogokuruza ati none iryo juru nzajya kwicirwamo n'irungu se nzaba njyahe abazungu bakigera mu Rwanda abamisiyoneri bakigera mu Rwanda byabaye nk'ibiteza impaka ndetse ntibanabyumva kimwe kuko bavugaga bati uwo mwami baje bavuga umwami Yesu mu gihe twari dufite umwami w'u Rwanda akaba nyir'igihugu akaba umwami wa rubanda rw'umwami baze rero batubwira bati umwami ariko mbere baje babihindura bavuga bati Mungu buriya mu Giswahili Mungu ni Imana bati Mungu Abanyarwanda barangije bumva iyo Mana iri kuvugwa cyangwa se ako gakiza kari kuvugwa hari aho gahuriye na ya Mana yabo ya Mana y'u Rwanda bavugaga ya Mana bundi buriya mu Rwanda rega Imana yahozeho iyo Mana yo mu Rwanda tuvuze nka uyu rw'ubusisi rwa Kigenza buriya yaratuye hariya mu Ndiza yagize gutya ajya gusengera igahini mu baporoso areba ukuntu basenga yarangije ngo abona ntibyavamo arangije aragenda Gisave mu bakatolike arasenga arareba abona ukuntu ngo basenga aravuga ati sindeba ari wa muterekero nk'uyu wacu se nabyo ntibyamunyura aragenda ajya hari igitwe mu badivantiste umunsi wa karindwi arangije arareba nabo ati se kumva ari umunsi wa karindwi atari Imana nawe nabyo ntiyabyumva neza ariko yaje kurwara yaje kugira ikibazo cy'indwara yarwaye y'igituntu kubera kunywa amata y'inka babaga batanayatetse aza kurwara igituntu kimurembeje aza kubareba arangije avuga ati yewe mubwire wa mupadiri azapfe kumbatiza iguye ntayitegera ihembe yakizaga amagara mu kindi Kinyarwanda urumva yabaga ari nko kugira ngo arangize umuhango umupadiri araza arangije arahageze amubwira ati rero ngiye kukubatiza ati se urambatiza ndetse ngiye kukubatiza Petero zina ntabwo nakwitira naryitwa iyo nyana y'imbwa yihakanye shebuje inshuro 3 ntabwo nakwitiranwa nayo urumva yarazi irya jambo ry'Imana ati none se ngwate ahubwo mbatiza Yosefu wa mugabo wigerereye nyina w'Imana akamurongora urumva bumva ya Mana igarukira ku mipaka y'u Rwanda gusa ariko birengagiza ko kera isi yose yari u Rwanda kera isi yose yari u Rwanda ari naho bavugiraga bati Imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda bakongera bati nanone Imana ni naho tujya tubona nk'uduce two mu Rwanda nkaho wumva ibusasamana bumvaga ko Imana nyine ituye mu Rwanda nubwo yakwirirwa ahandi ariko kandi bakavuga bati ahantu hose ni u Rwanda buriya binava ku nshinga kwanda ari isobanura kwaguka turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana be muri mwe uyu munsi tunejejwe n'Imana ko tubonye mwene data tugiye kuganira akaba umusizi
kandi akaba ari umuntu ubasha kuganira uzi ikinyarwanda mu buryo bwimbitse kandi agakorera Imana nubwo akikoresha mu buryo bw'ikinyarwanda cyangwa mu ndimi nk'umuntu wazize kandi uzisobanukiwe. Reka atwibwira amazina ye. Witwa? Murakoze, nitwa Sekaramato Eugene, ni umusizi Imana yasize inganzo. Imana iguhe umugisha cyane Sekaramato Eugene. Urumva ko duhuje n'amazina, biroroshye cyane ko tugiye kuganira kandi tukaganira ku buryo bw'ubusizi aho buhura n'ivugabutumwa n'ijambo ry'Imana. Hari abazi ko ubusizi akenshi bushamikiye mu muco gusa ariko batazi ko bushobora guhura n'ivugabutumwa. Ese wabihuza ute ubusizi ndetse n'ivugabutumwa? Mbere y'uko ujya muri ibyo wabanza ukatwibwira mu buryo bw'umuhanzi cyangwa uburyo bw'igisigo kugira ngo abakumva ko bamenye ko uri umusizi tutaba tubikwitiriye wenda utarabaho. Nserutse nsingiza yaduhanze, basore mwese dufatanye, nimuze twese tubihamye, ibidasenga urasenga. Mana yuzuye imbabazi, byakuye niduhoza, niyo kandi tugusabye, ntawe urinda gusarara, ndizo zamuye tuvuga. Mana iganje gabo dukinga, reka ndirimbe kuri ikirenga, mve mu kirami ijye ku ruhimbi, mbwire bose iby'impuhwe zawe, ko ari igisagirane mu bawe. Niba ucitse ugakora icyaha, wicuranguka ngo imbata, ntuzi ko kuva mu byaha aribwo bwenge buruta ubundi, cuka rwose icyo uva mu byaha. Ari abahanzi n'ababyinnyi, abaririmbyi n'abasizi, nimuze twese tubihamye, duhanga amaso yaturemye, bikorwe mu mpuhwe z'Imana. Subira isoko udaseba usenga, udasamara ukabura byose, akumwe disi usiga umusanga, nyamara asanganira umusonga, ejo akazisama yasambaye. Nsabye gusubika si ugusoza, umunsi nuza tuzasubira, nitunasubirizwa dusenge, dusange kandi n'abadasenga, bikorwe mu mpuhwe z'Imana. Umusizi wacu murumva ko atwibwiye, nta muntu uvuga ko ari umusizi atazi igisigo, kandi iyo utabizi ntabwo uba uri umusizi, ahubwo ushobora kuba umwanditsi cyangwa ukaba umuvuzi w'amagambo ariko utari umusizi. Karibu mwene data Sekaramato Eugene, nk'uko twibwiye mu gisigo cyawe cyiza kivuga ku buryo Imana ari nziza, kigaragaza uburyo umuntu akwiye kwihana no kwirinda. Ese ibintu by'ubusizi n'ubuhanzi ubimazemo igihe kingana iki? Murakoze cyane. Ubusizi cyangwa se ubuhanzi, njya nkunda kubwira abantu ko buvukana n'umuntu, kuko bo bari bavukanwa, atari ibyo atavukanye nabwo yabukora nk'ushakisha. Ariko iyo umuntu ubundi Imana iremye umuntu imuremana n'impano ye, iyo mpano rero ikazagirira abantu b'Imana akamaro. Rero ntekereza ko ubusizi navukanye nabwo, nisanga n'umusizi uko nakuze, nagiye nkora, nagiye nimvumbura iyo mpano kuko ndi umusizi. Ndabyibuka niga mu mwaka w'amashuri abanza, mu mwaka wa 4, nibwo nagize gutya haba amarushanwa ku burezi gatolika. Icyo gihe rero naje gutsinda, mbona ibihembo kandi bishimishije, nari nkiri umwana mutoya. Hanyuma maze kugera mu mashuri yisumbuye, ngeze mu cyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye, niga mwaka wa 5, naje kwitabira amarushanwa nabwo mbona ndatsinze. Kandi iyo nabaga ndi kugenda niyumvagamo kwandika, kenshi nkabikora bije nta n'uruhare wenda nabigizemo. Ubwo naje kubona ko ndi umusizi, nagize amahirwe yo kwiga indimi, mbasha kugenda ncukumbura ubusizi bugiye butandukanye bw'abandi basizi n'abandi bahanzi. Biza rero kumfasha nanjye kuvumbura ya mpano yari ndimo, kuko byaje gukoma ku mbamutima zanjye, nanjye ntangira kujya nandika. Ndi gusoza kaminuza, icyiciro cya 2 cya kaminuza, nibwo nabashije gushyira hanze ibisigo 2, kimwe cyitwa Impumuro y'impuhwe z'Imana, ari nacyo ndimo mbabwira. Ikindi ni icyitwa Ubwugamo bw'urukundo, nari ndi kuvuga ku rukundo. Ariko igisigo nahereyeho nahimbye bwa mbere cyitwa Inganzo Ingabire Inganzo, nari ndi kuvuga umubyeyi w'umumama, ababyeyi b'abamama bubahwe. Igisigo rero cyitwa Inganzo Ingabire Inganzo nicyo gisigo nahereyeho. Ubu rero navuga ko maze kugera ku rwego, navuga ko ni rwiza, ko mfite ibisigo bigera muri 36 biri hanze muri abantu bashobora kubona.
ariko mfite n'ibindi bigera muri 67 nabyo biri mu gitabo nanditse, ngenda mbavunguriraho gake gakeya, kandi nizera ko bizajya bitugira umumaro kuko rero uko nisanze. Imana iguhe umugisha cyane. None se nk'umusizi watubwira ute ku bantu ubona isari yasumbye inda ku buryo bakoresha ubuhanzi cyangwa ubusizi mu kwambura, mu gucucura abandi bantu? Hawe ibyo bintu bihuza ute? Ese nawe hato ntabwo waba warinjiye mu nganzo, ariko hato bikaza nawe kurangira nawe ugiye muri icyo cyiciro, cyane ko hari n'abasizi tuzi bagiye basiga ariko tukarangira tubabuze? ngo isari yasumbye isesemi warusubira ku cyo yanze. Ariko ntekereza ko ibintu byose buriya ko Imana iba yarabiduhaye tuba dukwiye kubikoresha mu buryo buyubahisha. Niba ari ugucyaha ugacyaha, ariko ugiye udatandukiriye n'icyo Imana ishaka ndetse n'icyo abantu bashaka, kimwe kibafitiye akamaro. Rero ntekereza ko ntabwo busizi umuntu abukora mu buryo bw'amarangamutima, kuko ari amarangamutima igihangano ushobora kukikoresha ubwawe, ariko byose ugomba gukora. Ntekereza ko igihangano icyo ari cyo cyose kiba cyaciye mu nzira zitandukanye kandi zigoye kugira ngo kibashe kuba cyagera ku bantu. Nibaza rero ko uwo muntu wajya gukoresha iyo mpano Imana yamuhaye kugira ngo agire abacucura, si no kubacucura. Ntekereza ko atari n'abasizi gusa, hari n'abantu bagiye batandukanye bashobora gukora ikintu agamije gucucura abandi, akamubwira akamubwira ngo ndaguhanurira, ariko nanone urampa iki n'iki. Ari nabyo rimwe na rimwe byanagereranywa n'ubupfumu, akabikora atari impano ahubwo abikoze mu buryo bwo gushakisha no gushaka amaramuko no gushaka kugira ngo yibonere uburyo bwo kubaho, ariko akabikora muri ubwo buryo rimwe na rimwe byaba ari ubutekamitwe. Ntekereza rero ko twebwe busizi kuri njyewe numva ko ari impano kurusha uko nabifata nk'ibintu bigamije kuzana amaramuko no kumbeshaho, kubera ko wenda ntabukoze ntabaho. Oya, ahubwo ni impano y'Imana, kandi Imana itanga impano zayo ku bantu kugira ngo zigirire umuryango mugari wayo akamaro. Okay, ubwo bivuze ko wowe uri umusizi ubikora ariko udakeneye kweskoroka cyangwa gufata abantu ngo batubure mu bintu runaka. Urakora ibintu bikurimo, urakora ibintu Imana yaguhaye, kandi ushaka kubikora mu buryo bugezweho, mu buryo bwa kinyamwuga. Uri umuntu wize, uri umuntu usobanutse, uri umuntu tubona ku binyamakuru bitandukanye, ku bitangazamakuru bya leta. Bivuze ko ntabwo ujya hari ahantu udafite inganzo, udafite n'umuco, babanje no kugenzura ko hata udafite n'ibindi bintu runaka bitari byiza. None uyu munsi wa none wahuza ute umuco n'agakiza? Mu Rwanda tubona umuco wacu hari uko watangiye umeze, ariko uyu munsi wa none abona ko harimo iyo mpinduka ivugurura. Urahuza ute umuco n'agakiza nk'umusizi? Yego, murakoze cyane. Ngira ngo urabibona ko uyu munsi naje n'ijambo ry'Imana naje nikwije cyane. Umuco n'agakiza, mbere na mbere twabanza tukibaza umuco ni iki? Yego, umuco ni uruhurirane rw'ingeso runaka zigaragarira mu muryango mugari runaka, kuko buriya nta muntu ugira umuco mubi, nta muntu ugira umuco mubi, ahubwo umuntu ashobora kugira ingeso mbi ariko zikagaragarira muri wa muco. Ari nacyo twita ko mu muco habamo indangagaciro z'umuco. Izo ndangagaciro rero zikaba arizo zigenda zikagaragira wa muco, zikaba nk'inkingi ya mwamba muri uwo muco. Noneho utatiye za ndangagaciro akitwa ko yishe umuco, ariko bitewe n'ingeso yazanyemo. Aho ngaho niho navugira umuco, navuga umuco ku giti cyanjye niko mwumva, ko umuco ugaragarira mu muryango mugari. Agakiza ko rero ni agakiza kajyanye n'ijambo ry'Imana, kajyanye n'icyo Imana ishaka. Ntekereza ko mbere y'agakiza mu bantu habanje umuco, ngendeye
mu muryango mugari w'abanyarwanda ari nawo turimo, ariwo tubarizwamo. Buriya umuco wahozeho, umuco waje kera wahozeho, yego. Hanyuma ariko kandi agakiza nako kagiye kaza. Ntekereza ko agakiza umbwiye ni akaje kazanywe, kaje ku mwaduko w'abazungu, kazanywe n'abera. Rero byanateje impaka, ngira ngo abazungu bakigera mu Rwanda, abamisiyoneri bakigera mu Rwanda, byabaye nk'ibiteza impaka ndetse ntibanabyumva kimwe, kuko bavugaga bati uwo mwami, baje bavuga umwami Yesu mu gihe twari dufite umwami w'u Rwanda, akaba nyir'igihugu, akaba umwami wa rubanda, rubanda rw'umwami. Baze rero batubwira bati umwami, ariko mbere baje babihindura bavuga bati Mungu. Buriya mu Giswahili Mungu ni Imana, bati Mungu. Abanyarwanda barangije bumva iyo mana iri kuvugwa, cyangwa se ako gakiza kari kuvugwa, hari aho gahuriye na ya mana yabo, ya mana y'u Rwanda bavugaga, ya mana bundi buriya mu Rwanda rega Imana yahozeho. Iyo mana yo mu Rwanda sitandukanye n'Imana y'ubu, wenda bakubwira ubu bashaka kuba batabizi. Ziko mu Rwanda abambere baravuga ibyo guterekera no kubandwa, baravuga umwuka wera, baravuga Yezu cyangwa Yesu. Ibyo bintu byombi wabihuza ute n'umuco, wabihuza ute n'ubuhanzi urimo nk'umuntu w'umusizi? Yego. Ujya gusiga kugira ngo utegure igisigo atazagira umuntu ejo utakara, kuko ari igisigo mu gitegura waba wagikanze cyane abantu babashe kumva icyo washatse gusigura, bagusigiza abantu kugira ngo babashe kumva icyo gisigo cyawe. Mbese ubihuza ute ibyo bintu byose? Hari Imana, hari guterekera no kubandwa, Imana y'u Rwanda, bigenda nicyo navuga. Buriya iyo abantu bumvise ngo Imana y'u Rwanda, bumva ya mana igarukira ku mipaka y'u Rwanda gusa, ariko birengagiza ko kera isi yose yari u Rwanda. Kera isi yose yari u Rwanda, ari naho bavugiraga bati Imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda. Bakongera bati nanone Imana, ni naho tujya tubona nk'uduce two mu Rwanda, nk'aho wumva i Busasamana, bumvaga ko Imana nyine ituye mu Rwanda nubwo yakwirirwa ahandi. Ariko kandi bakavuga bati ahantu hose ni u Rwanda. U Rwanda buriya binava ku nshinga kwanda, ari isobanura kwaguka. Igihugu kiranda kikaba kigari kikaguka. Noneho usanga rero iyo tuvuze iyo mana y'u Rwanda, ni ya mana ndibuka no muri Bibiliya birimo, iyo batubwiye Pawulo ngo yaragiye ageze mu Bugereki ari kwigisha ijambo ry'Imana, asanga hari ibigirwamana bigiye bitandukanye Abagereki basengaga. Araje arabwira ngo ariko se ni izi mana zonyine mufite? Batoya ati ariko hari indi mana tutajye tuvuga ati iri hejuru y'ibi byose. Ati iyo niyo naje kubabwira. Buriya rero abamisiyoneri batuzaniye ijambo ry'Imana, ntekereza ko ni nayo mana bari baje kutubwira, ariko basanze tuyizi. Basanze twari tuyizi, kuko baravuga ngo twagira Imana y'u Rwanda. Imana rero kuvuga ngo Imana y'u Rwanda, bumvaga ko umunyarwanda ari umuntu ukora ibintu byiza, ibintu, kuko baravuga ngo uriya si umuntu n'Imana y'u Rwanda. Ubwo iyo Mana y'u Rwanda bamugereranyaga n'umuntu mwiza, ukora ufite imico myiza, ugira imigenzo myiza. Ari nayo Mana rero n'ubundi iri hejuru ya byose. Imana ikaba rurema, ikaba rugira, ikaba umuremyi w'isi n'ijuru. Ntekereza rero ko Imana, iyo tuvuze Imana dusenga, Imana twiyambaza, Imana turamya, n'abakera niyo basengaga. Ahubwo buriya byaje guteza kutabyumvaho kimwe neza n'abari b'Abanyarwanda. Ntekereza ko hari umwami Musinga niwe wigeze kubaza umuzungu, aramubaza ati ariko yarabajije umupadiri, arambwira ati ariko iryo juru muze mutubwira data ko atabatijwe ntazarijyamo? Umuzungu aravuga ati narijyamo, naramuka nimvuga ko azarijyamo ndaba nivuguruje. Ati ntaryo azajyamo. Mama wambyaye iryo ntazarijyamo, ko ureba yanatabarutse, ati ntaryo azajyamo. Na sogokuruza ati none iryo juru nzajya kwicirwamo n'irungu se nzaba njyahe?
ati nzaba ngiye kumva nzaba ngiye kuyicirwa n'irungu, nta muryango, nta mubyeyi, nta muvandimwe, ntaki. Noneho usanga ni naho abantu rero bahise bagira impaka. Urumva babaga bafite ubwenge, batekereza, barataramiye ibwami. Hari n'abantu bagiye babatizwa icyo gihe, batizwa mu buryo bw'umuhango. Iyo tuvuze nka rw'ubusisi rwa Kigenza, buriya yaratuye hariya mu Ndiza, yagize gutya ajya gusengera i Gahini mu Baporoso, areba ukuntu basenga, yarangije ngo abona ntibyavamo. Arangije aragenda Gisave mu Bakatolike, arasenga, arareba abona ukuntu ngo basenga, aravuga ati sindeba ari wa muterekero nk'uyu wacu se. Nabyo ntibyamunyura, aragenda ajya hari igitwe mu Badivantiste umunsi wa karindwi. Arangije arareba nabo ati se kumva ari umunsi wa karindwi atari Imana, nawe nabyo ntiyabyumva neza. Ariko yaje kurwara, yaje kugira ikibazo cy'indwara yarwaye y'igituntu kubera kunywa amata y'inka babaga batanayatetse. Aza kurwara igituntu kimurembeje, aza kubareba, arangije avuga ati yewe mubwire wa mupadiri azapfe kumbatiza iguye ntahita yegera ihembe. Yakizaga amagara mu kindi Kinyarwanda. Urumva yabaga ari nko kugira ngo arangize umuhango. Umupadiri araza, arangije ahageze aramubwira ati rero ngiye kukubatiza. Ati se urambatiza ndetse ngiye kukubatiza Petero. Ntabwo nakwitiranwa naryitwa iyo nyana y'imbwa yihakanye shebuja inshuro 3, ntabwo nakwitiranwa nayo. Urumva yarazi irya jambo ry'Imana. Ati none se ati ahubwo mbatiza Yosefu, wa mugabo wigerereye nyina w'Imana akamurongora. Urumva hari ukuntu babaga barabyumvise. Ariko iyo tubihuje n'ijambo ry'Imana cyangwa se tubihuje n'iyo Mana twazaniwe cyangwa se twabwiwe, dusanga Imana ni imwe, Imana y'isi n'ijuru, ya Mana dusenga, ya Mana tubana nayo. Gusa ahubwo nuko bamwe bayumvise nk'Imana ya Isirayeli, ntibayumva nk'Imana yo mu Rwanda, y'u Rwanda n'ubundi Imana y'Abanyarwanda, bagenda barushaho kugenda batabyumva kimwe. Ariko ntekereza ko Imana ni imwe, ariyo muremyi w'isi n'ijuru, isumba byose. Se nkaye nk'umusizi wavuze nk'Imana ya Isirayeli, umuntu ari gusenga nko mu rusengero, Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli, Imana ya Isaka na Yakobo, agashyiraho abo bantu bose, ntanashyiremo n'umuntu n'umwe mu Rwanda akoze ikintu gifatika. Ese aho ntabwo byatera abantu urujijo rwo kwibaza ku Mana ya Isirayeli mu gihe cy'urubanza hato tutazanagendera mu mporera z'Imana y'abandi turi gusenga, kandi twari dufite Imana yacu tukayitera umugongo? Ese iyo Mana yacu ntiyaba ari iduteza bimwe mu bibazo dufite kubera ko twayanze kuyakira? Wenda sinzi uko byumva nk'umusizi. Ubundi Imana, urumva umuntu ukubwira ngo Imana ya Isirayeli, akakubwira ngo usenge Imana ya Isirayeli, ngo Imana ya Isirayeli ikurinde. Nyamara uremutse ugenzuye wasanga Isirayeli irinzwe n'ibisasu bya kirimbuzi cyane. Gose kugira ngo birinde hatagira umwanzi uturuka ishyamba, ibibazo bya Irani, za Palestina, za Syria, za Turkiya n'abanye bafitanye ibibazo, bafite ibisasu rwose rwo ruri hejuru, amadrone, ibiki byose abasirikare bahora mu ntambara zitarangira. Ariko twebwe twaturi i Kigali ngo dusenge Imana ya Isirayeli, ahubwo ntibatubwiye tugura iki ibyo bisasu. Ahubwo mbese wakurute muntu mu rujijo. Ngiye mfite ikibazo, ese abantu ko twataye Imana yacu tukaba tusenga Imana ya Isirayeli, hato nk'umusizi, kuko kuba umusizi ni ukuba warasomye ukanamenya n'amateka y'igihugu, ibibazo byinshi twaturi kugwamo uyu munsi wa none ntibyaba bituruka ko twateye umugongo Imana y'u Rwanda tukareba Imana ya Isirayeli. Ntekereza ko nta muntu wese byaterwa, ariko aka kanya nareka ngira inama abantu, bagira inama bavandimwe, Banyarwandakazi, dusenga Imana tuzi ni Imana yadukoreye, yagize aho idukurigira n'aho itugeza. Ya Mana yadutabaye ikadukura mu iziga ubwo twari dukubwe n'imbogamizi zigiye zitandukanye, ubwo twari tugeze twaguye mu kayubi, turi mu icuraburindi. Ariko hamwe twavuye, ya Mana yadukuyeyo ikagira aho itugeza. Iyo ngiyo ntekereza ko niyo twagakwiye gusenga, niyo Mana, ntekereza ko niyo mpamvu Imana ibiri mu mitima yacu, kuko niyo ntekereza ko reka ngira inama abantu nyabona tujye dusenga Imana yacu, tuzi icyo yadukoreye.
ya mana igihe wari uburaye ikaza ikakubwira ngo ugasenga, ukajya kubona ukabona hari icyo ubonye, ukabona umuturanyi araje agize icyo akuzanira. Iyo mana rero niyo twe tugomba gusenga. Nkanjye ubusenga imana yanjye, ya mana yagize aho inkuru. Imana yawe ubwo bivuze iki nk'umusizi utumva ikinyarwanda cyagutse? Urumva buri muntu wese ugiye gukora nk'ikizami uri mu ishuri, hari ukuntu iyo bamuhaye ikizami abanza agasenga, yamara gusenga. Cyangwa iwanyu ahubwo mufite imana yanyu yihariye? Njye mfite imana yanjye. Imana ko impamvu bivuze mu banyarwanda arafite imana, izo ntabwo ari imana n'ibigirwamana. Hari n'abandi bantu ngo bafite n'utudege bagenderaho. Iyo ntabwo ari imana. Turimo bavuga ngo baze ku tudege. Ntekereza biterwa n'aho ibitekerezo by'umuntu ku mana bigarukira. Ariko ijambo ry'Imana ngo kuyifata uko wowe ubwayo uyifata, kumwe wumva ubushobozi ifite niko nyine ishoboye kuri wowe. Uramutse uvuze ngo mana se ngo abandi imana zirabaha, ngo abandi imana zirabaha, ngo abandi bagira imana, ariko kuki ahubwo wowe uko utekereza uri umusaruro w'ibyo utekereza, uri umusaruro w'uko ufata imana. Ngire icyo nari ngiye kuvuga, nimba bagwaye ikizamuri mu ishuri ukabanza ukubika umutwe ukavuga ati mana yanjye, nibutse hamwe wankuye, nibutse ko wampaye gutsinda ikizami mu mashuri abanza nkajya muri segonderi, nibutse ko natsinze ikizami cy'amashuri mu mashuri yisumbuye cya troncome, nibutse ko nabashije kubona diplome, nibutse hariya hose wankuye, nibutse biriya byose wakoze, nkuzamuriye amaboko, uri imana. Ariko kandi kubw'ibyo nibutse bimwe wakoze, niringiye ko n'ibyo utarakora uzabikora kuko uri imana. Ngo nibutse aho navuye, nkibuka n'aho ngeze, niringiye ko naho ntaragera nzahagera, kandi ari wowe uzahangeza kuko ni wowe wangejeje, wagiye unyambutsa za manga zose nagiye nyuramo. Iyo niyo mana rero yawe, kuko buri wese aba afite amateka ye, buri wese afite uko yavutse. Hari n'uwenda baba baretekereje kuvuga ngo reka tuyikuremo, ariko imana ikakinga ukuboko. Iyo mana rero niyo n'ubundi tuba tugomba kugendana nayo, tukabana nayo, tugahorana nayo, ibyo dutekereza tugatekerezana nayo. Hahandi ikubwira ngo nyoboza inzira ukwiye kunyuramo, cyangwa ivuga ngo nzakugenda imbere ahataringaniye ngere gute maringanize. None se ko mbona kenshi ubusizi n'abasizi akenshi badatandukana n'ibintu by'umuco? Yego, kenshi dore ku muco wa kinyarwanda urimo kubandwa, guterekera, inzoga, ibintu nk'ibyo, wowe ubihuza ute? Wumva ibintu bya Kristo bibamo? Ese nawe unywa izo nzoga, urabandwa, uraterekera, barakurasaze, ibintu nk'ibyo byose urabifite? Cyangwa wakijijwe nyuma nyine ugumana inganzo ariko utakaza umuco? Oya, ntabwo nabanzwe, nubwo mbandwa. Iyo ngwanga amazimwe abantu habona, ubundi babandwaga nijoro. Yego, bacungaga ijoro riguye bakatangira umuhango wabo wo kubandwa. Ntabwo naraguje, ntabwo mbandwa, sinerekera, ibyo byose nta murira nabyo. Cyangwa uraterekera mu buryo bwa kizungu? Ushobora gusanga umuntu adaterekera mu buryo bwa kera, wenda ngo yambare inshabure n'ibiki byose agiye kubyina. Guterekera ngo uko babyita ubundi ngo ni ugutereka era ngo ugaterekera abantu ba kera, gutereka ariko uterekereye aba kera, uterekeye aba kera, bamwe ba kera b'abakurambere, bitwa abakurambere, kandi nta muryango utagira abakurambere. Ubwo nawe ufite muri make abakurambere mugendana? Nta muryango utagira abakurambere. Abo rero ngo guterekera ni ugutereka ariko uterekeye aba kera. Rero ntabwo nge nterekera, ntabwo mbikora. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abari muri Kristo Yesu, uwakiriye Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba birangiye, byose biba bigize bite, biba birangiye. Akenshi bavuga ko inganzo ituruka ku byo umuntu yariye n'ibyo yanyoye. Se ko bavuga ko akenshi iyo umuntu yasomye yamara akarya bimwe na bimwe mu byagaragaraga mu muco nyarwanda, birimo nk'imitsima y'amasaka, ibintu nk'ibyo, bamara gusoma nk'urwagwa, umuntu amaze gusomaho nka kabiri ngo inganzo yarazaga.
hato wewe byagenze ute kugira ngo uzibukire iyo si inganzo yazanwaga ubwo iyo nganzo yazanwaga no kunywa hari uko yakwitwa. Ntekereza ko inganzo ni impano y'Imana, nge niko mbifata. Ni nabyo nirimo mvuga, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, iyo umuntu yakiriye Imana mu bugingo bwe, mu buzima bwe, ntekereza ko atakiri uwe bwite ku giti cye, bayavuga ngo ntabwo nkiri uwanjye ubwanjye ngo nigenge, n'imitekerereze rero irahinduka. Ariko kandi ntabwo mvuze ko habaho gutatira umuco nyarwanda. Umuco banabivuga neza ko umuco ukura. Ntabwo aka kanya imihango yo guterekera ntekereza ko benshi bayikora, gusa ni nayo rimwe na rimwe tunanenga abantu usanga ajya gusenga yarangiza akajya no guterekera akabura hepfo no haruguru, akaba nka y'amazi adashyushye atanakonje. Ariko Imana yaragize iti ntushyushye ntunakonje, ngiye kugira gute? Ngiye kukujya kwakonje, ati ngiye kukuruka. Rero nifuza ko nyabuna byose ntabwo ndi kurwanya umuco, ariko kandi nanarwanya n'abantu rimwe na rimwe bavuga umuco batawuzi. Hari abantu bazi ngo abanyarwanda basengaga Ryangombe, ariko ntabwo ari byo. Ryangombe yafatwaga nk'iki? Ryangombe yafatwaga nk'uwo biyambaza, bisungaga ngo abagerereyo cyangwa se bamwiyambaza. Umwite nk'umutagatifu se muri Gatolika. Urebye nta naho bitandukaniye rwose. Ahubwo bo baterekeraga abanyarwanda, abakurambere babo. Ariko ubundi se Ryangombe ni umuntu utukanye. Reka tuzabiganira mu kiganiro kizakurikiraho, kandi tuzabiganira, tuzaza tubisasanure neza. Abakunzi b'iyicano nyabona ntimuzakureho, muhozeho, ubundi tuzabasasanura neza ibya Ryangombe, tubabwire ibya Nyabingi. Nyabingi abantu bavugaga ngo Nyabingi, ushobora kuvuga ngo Nyabingi abantu bakavuza induru. Abantu basenga ngo toka satani, bakavuga ngo Nyabingi turagukubise, turagukana Ryangombe. Ariko ukibaza, tuzababwira Nyabingi aramwirukana amuzihe baziranye hehe? Ryangombe yabayeho. Yego, Ryangombe yabayeho. Ubutaha nitugaruka tuzatubabwire Ryangombe uwo ari we, tubabwire Nyabingi. Buriya Nyabingi yitwa ntarwo yitwaga Nyabingi, hariya n'urundi rurimi rwabo baturutse, ubundi yitwaga Nyabyinshi. Hari n'ubwoko bw'abanyabyinshi bukomoka kuri Nyabyinshi. Uwo nguwo yabayeho mu muco, mu mateka y'u Rwanda, ndetse n'uwo Ryangombe tuzaza tubabwire ihuriro aho Ryangombe yahuriye na Ruganzu Rukambikana, Ruganzu Ndori. Ibyo byose tuzabibasanurira, ariko naringira ngo mbabwire ko tuzabiganira ubutaha, kandi tuzajya tuganira ku mateka. Nyabuna ntimugakureho, tuzatubabwira byinshi, mugende murushaho kubisobanukirwa. Ese ushobora kuba wajya nko mu gitaramo Tarama, tubare wenda umuntu ageze ibirori by'ubukwe, akaba yagutumira nk'umusizi, wenda ukagira igisigo mu bukwe wavugamo, nimba se gihari, nimba bihari bijyanye wenda hari iby'umuco bisanzwe, hari ibyo wavugira mu bitaramo runaka. Aramutse ari nk'icyo mu gitaramo, kugira ngo ejo umuntu ukubona abe yabasha kugutumira, waduhaho agace gatoya kacyo, kugira ngo umuntu wenda yumve ko no mu bitaramo bisanzwe nk'ibirori, makwe, yaba yagutumiramo. Nta nubwo mbabarire kuba nabangukosoye, kandi ntabwo bavuga amakwe. Buriya iyo bavuze amakwe baba bapfobeje ubukwe, kuko ubukwe buri mu nteko ya 14. Iyo bavuze ubukwe rero baba bishe ikibonezamvugo, n'amagambo yose buri ari mu nteko ya 14 ntabwo aza mu nteko ya 6. Urumva yaravuye mu nteko ya 14 ajya mu nteko ya 6, yari yitwaga ubukwe agiye yitwa makwe. Ni kimwe no kuvuga ngo inama iri mu nteko ya 9 cyangwa ya 10, ahubwo ukaza ngo yewe ngo bari mu manama. Ngo bari mu manama, urumva ushyize mu nteko ya 6 urayipfobije, ngo ni amanama. Cyangwa se ngo inka ngo ni amaka, ngo mbega amaka, ngo ni amakada. N'ubukwe rero, iyo umuntu avuze ubukwe abupfobeje mu buryo bwo gupfobya, ashobora kuvuga ngo amakwe, ngo ari amakwe, ngo bafite amakwe, ngo nabo ntibagasekwe. Urumva yabipfobije. Ariko warumbajije uti
uramutse hageze nko gutumira mu bukwe mu gitaramo runaka gaturamana, njya mbikora ariko mbikora mu buryo bwo kuyobora imisango y'ubukwe. Mbere najyaga mvuga amazina y'inka, buriya nanabwira abantu nta muntu uvugira, hari umuntu uvuga ngo uzaze kuvugira inka, ngo se ngo bari mu bukwe bari kwitegura mu nama y'ubukwe ngo ninde uzavugira inka? Nta muntu uvugira inka nyabuna, nta muvugizi w'inka ubaho. Uvugira inka uri umuvugizi w'inka, ahubwo bavuga amazina yazo. Naje kubona rero njyewe ntabwo ngivuga amazina y'inka, naje kubona iriya kinamico ntabwo nayishobora, narenze gukina iriya kinamico, kuza ukavuga amazina y'inka nta nkihari, ukavuga ngo ngiyo Gisinita Gayisiga, ngo ngiyo Gajuya mwiza, iko umwiza, yitwa umwiza, warizwe neza, wakuze neza, wonse neza, ibintu nk'ibyo naje kubona ari uguhimba, kandi njye ntabwo njya mpimba. Mbese ukavuga amazina ya mvirope inka ntazikiri mu kiraro zaje, baba batanze rimwe na rimwe n'ikimenyimenyi bazivuga, abandi barimo bageze mu gihe cyo kujya gufata amafunguro, abandi ntibanayumve, kandi burya rega ntawe uvuga ninjya ntawe uvuga arya, bamwe niko bavuga ntawe uvuga ari kurya. Yego rero banayavuga nyirukubwirwa za nka zamukowe nawe adahari, birukanka ngo bajye kwambara kugira ngo bagire bate pasiteri badasanga ya mafaranga batanze ya kosiyo, amasaha yabo acikanye bakayisubiza. Buriya basiganwa n'amasaha. Rero naje kubyitegereza ubwo nigeze kujya kuvuga amazina y'inka, mvuga amazina y'inka, abageni bahagurutse bigendeye. Mbese muri make amazina uyavuga nta muntu unakwiye, nyavuga nta muntu unyitayo. Mbese nko gucurangira abahetsi, no gucurangira birenze no gucurangira abahetsi, naba n'abahetsi bashobora kuba bari no kubyumva. Ariko hari n'abantu bavuga ngo biriya binyarwanda by'abantu bavuga amazina y'inka ngo bihaye. Rero naje kubona icyo gihe, naje kuvuga nti guhera uyu munsi ntabwo nzongera kuvuga amazina y'inka mu bukwe. Icyakoze mu gitaramo wantumira nkaza tugasusurutsa igitaramo mu misango y'ubukwe, nkakubera umusangiza jambo cyangwa se umusangiza w'amagambo, ariko ntabwo naza ngo nje kuvuga amazina y'inka, si uko ntayazi. Ariko naje gusanga nanone nta nka ziba zihari tuvuga, usanga benshi bari kuvuga inka ya Musoni, inka ya Rumonyi, za Rutagwa biziminega, kaza ati Rutagwa biziminega inkuba zesa mu bihugu rwa mugabo nyirigirindi zisanga izinguma n'umugabo arimbwi kwisesoni bikitwa nyirazo rwose, ati impinga zamberamo nta nyamusozi yagira ziba ziteretse nyamibwa bakuye imanzi, na bamwe bahoranye marere yo kurata izamuje basanze zigaramye baziguruka amahembe yabageze Nyarubuye, maze ugasanga iryo zina buri wese yaritoye umugendo, usanga baritoye umugendo buri wese n'iryo avuga ngizo ngaya amazina y'inka bavuga, kandi ugasanga mwene abo bantu bazibwirwa benshi n'aboro, ugasanga ntazi n'inka, wamubwira inkuku ntamenye inkuku icyo ari cyo, wamubwira inyambo ntabazi inyambo icyo ari cyo, wavuga ibihogo ati Rwiyamira yuhira mu nziza, ati inkuba zesa mu bihogo ni ibiki, akaba atazi n'ibihogo rimwe na rimwe. Rero naje kubireba nsanga muri make wowe nk'umuntu ujijutse wabonye ibintu byo gutera waraza mu gitaramo bitari byo. Oya rwose nta umwanzuro wo ati mu gitaramo icyo ndajya nkuranda w'umusangiza w'amagambo, ariko byo kujya kuvuga inka zidahari, nabo tuzibwira ari aboro benshi batanazifite, nazo bavuga zakowe zitagaragara ntazihari, noneho baranaza bakabivuga ngo tubakoye ngo umunani ukinje, ngo tubakoye ingwirara imfizi mu mahembe, ni ukuvuga ngo ni ya yindi yenda kwima, ngo ni yayo, barangiza bagatanga akamvirope. Ariko reka nsobanurira abanyarwanda nyabuna, ntabwo umuco wacitse kuba bakwa amafaranga. Nangiye kuyikubaza ati hato ntibaza kukwambara, cyane ko turi mu mujyi ntaho dufite ho kuziragira urwuri rutakihari. Umuco ntabwo wacitse kubera ko abantu bakwa amafaranga, kuko iyo urebye agaciro inka yahabwaga mu Rwanda rwo hambere, gahura neza n'agaciro k'ifaranga ry'ubu. Umuntu yaragukundaga ati ndakugabiye nkugabiye inka,
aka kanya umuntu agukunze agukora ku kanyenyeri yego ahubwo uze kunkorera ku kanyenyeri aya abatureba ntabwo abura kugakanda rwose baza gukora ku kanyenyeri niba dukunda buriya ndagukunda ijyana n'ibikorwa cyane kandi gabana no tubwira ngo kwemera kutagira ibikorwa rero ako gaciro kahabwaga inka mu Rwanda rwo hambere ari nako tugereranya n'ifaranga ry'ubu umuntu yagukundaga akaguha inka ikaba n'indamukanyo mu kinyarwanda ati gira inka yego arabona numvise bamubwiye bati gira inka ati ndayikugize ati ndayikugize kubera kutasobanukirwa indamukanyo z'abanyarwanda yego akagira ati umuntu yabivugaga nyine yasubizaga iki hari umuntu uzacyumva akasanga nawe tabizi banabimenyereho turi kwiga tugira umugore ati ndamukugize kandi ari umugabo bikubwiye kandi ari umugabo ubwo nyine byabaga bibaye akakwambika umwishywa akamurika akazina mu kabindi nuko bikagenda uko ubundi iyo yagiraga ati gira inka waramwikirizaga ugira uti amashyo n'amagana yego amashyo n'amagana none hagira ati amashyo ukikiriza uti amashyo ngori hari n'abavuga ngo ni amashongore ngo amashyongore ariko amashyongore ni za nka z'inyana zimwe zibyara z'ingore ayo mashyo buriya ishyo ryabaga rigizwe n'inka zirenga nka 12 zabaga ari nyinshi cyane ariko zikabamo imfizi imwe nabwo bajya bavuga ngo nta shyo ritagira imfizi ayo mashyo rero niyo yabaga ari inyifurizo buriya indamukanyo yabaga ari inyifurizo akubwiye ngo gira inka wowe nyine akwifuriza ko ugira inka iyo nka rero ikaba ari izo nka zikaba ari amashyo ngori yagira ati rero ngira umugabo hari ukuntu buriya abagabo bahuraga n'abagore cyangwa se n'abakobwa mu buryo bwo gutebya akagusuza ati aturaho neza ati ngira umugabo ati uyu mukobwa w'umwari w'umutima wabaga adashaka ko uwo mugabo yamubera umugabo yamubwiraga mu kinyabupfura ati ndamushimye ariko iyo yabaga ari uwo yishimiye yarazaga ati ndamukugize kuko yabaga amwishimiye ko kera buriya habagaho no kurongoza umwishywa bakamwambika umwishywa ubwo kakaba karabaye rero iyo yavugaga ati ngiye umugabo yabaga amwifurije nyine nk'abo yamubwira ati wangira umugabo undi ati ndamushimye rero hatazagira n'uteshuka nyabona mwari mwiza wa mwari we bagira bati ngira umugabo babaga babivugiye mu buryo ariko ngo gira umugabo waba uragira guti ndamushimye ariko iyo yavuga ngo ngira umugabo iyo wabaga wishimiye uwo muntu ashobora kumubwira ati ndamukugize ariko nanone waba ubona ntabwo mwishimiye ntabwo ari ibintu byo gufatiraho waragira guti ndamushimye agahita ko amenya ko umubwiye ko ubwo bitaciyemo agahita amenya ko nyine uwo mugabo nyine uramushimye yego ariko ntabwo ari we umugabo ndamushimye ndanamushaka ariko ndamushimye nyine yego arakoze cyane abadukurikiye iyi ni channel yacu yitwa Pentecost Life TV mukoreho subscribe mukoreho like mushyiraho comment kandi murushaho kudushyigikira Imana ibamugisha cyane kandi uyu muvandimwe nk'uko mumureba ni umusizi nk'uko yatangiye abibwira kandi n'ikiganiro cye mwumvishe ko kirimo ikinyarwanda kiboneye ntabwo ari babandi bavanga ikinyarwanda n'icyongereza ntabwo ari n'abandi bavuga ibyo badafite afite ibyo afite kandi abitanga bikuye ku mutima ushaka kumeza kudukurikira kandi ushaka kumukurikira afite YouTube channel yatubwira iyo ariyo kugira ngo umuntu wese ugomba kudukurikira agenda yirebeho karibu usize mwene YouTube channel yanjye yitwa Musizi Sekarama Theogene amazina yanjye nitwa Sekarama Theogene yongeraho iri y'umusizi nitwa rero iyo channel yitwa Umusizi Sekarama Theogene hari ibisigo byinshi bitandukanye kandi birimo ubutumwa n'inyigisho zagirira abantu akamaro ntabwo twibanda ku ngingo imwe gusa cyangwa se ku nsanganyamatsiko imwe gusa hari igisigo mfiteho cyitwa Nkozibara baze kujyaho barakibona hari icyitwa Munsi wanjye hari icyitwa Mu rubanza Nkozibara araho nagize nti dore umwana ntagikabukirwa ntagikangwa na matirisi mara kabiri karikiratirisi nufata akanyafu agafata kandi ati turahangana na dadi maze akabijyana no kwa tica ubwo bigasokoza uko byogoshe ngayo nguko ibindi baze kujyaho barareba nandi kuvuga ku
kwibara amabara, buriya dukora amabara atandukanye mu buzima, turi abanyamabara. Rero iryo bara bazajyeho barirebe, babone iryo bara twakoze, n'ibindi bisigo byinshi cyane biriho, n'ibindi turi kubategurira tuzagenda tubagezaho muri iyi minsi uko igenda iza. Imana ibahe umugisha cyane kandi turabakunda.